Uyu ni Jay Skizzo wa mipango umwami w'abagore nkuko mumaze kubimenyera nkabambazaniye inkuru yo bita Ali Soudi umwe mu banyamakuru bigeze kubica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no bita ngabo Meddy bakunze gutazira akazina ka Meddy uherutse no gukora ubukwe ejo bundi ahangaha nibwo Meddy arongowe ku mugaragaro abantu babibona ndetse uwitwa Ali Soudi yanze kuba yakwitabira ubukwe bw'uyu mukobwa akaba yaramubwiye ko rwose adashobora kujya mu bukwe bwe kubera ko buciriritse cyane nkuko yabyitangarije ku rukuta rwa Instagram. Uyu ni wa mwami w'abagore Jay Skizzo wa mipango icyogere mu nkuru umuhungu w'igikondo. Nagira ngo mbabwire ni muri ino industry nyarwanda yaza kuba ari amawadi batanga go kubakurikije ukuri. Tuba twarayafashanye na Dekati buri mwaka twari kujya twifatira amawadi agahikikaye. Nazamuye abantu benshi cyane mwarabibonye abakomediye bazamutse abahanzi bazamutse mwarababonye. Dekati yazamuye Shadibu yazamuye Yorode Queen urango twari tumuza ariko yaje nk'ikivubuka turamubona. Abo bandi bakoze iki? Uretse banirene muri ndabi wizamuriye niyo Bosco nabwo kwa abanyarwanda winabinyibutsa kuko Peti Mitsingi ikonje Peti Mitsingi ijambo ry'Imana riravuga ngo bazabona ishyano abazindurwa no gushakisha ibisindisha bakabyirirwa bakabirara inkera kuri ndabi bagize nk'abasazi. Peti Mitsingi kangize ukuri ni inzoga naho wantumira yenge nabasha kuyigurira uri kumva rero ngiye isenyise nanga nawe yabigura 2500 nago yarenze nabasha kuyigurira ngo bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga bagaturira ibisindisha. Ni ngiye wazanye burarirwa mu iki gihugu umuntu wazanye burarirwa we nagakeneye kunguka. Bazabona ishyano abigira abahanga bo kunywa inzoga kandi reka nkubwize ukuri niba hari ikibazo cyugarije isi ni icyaka uzabona ishyano. Umuntu wagukundaga nakubwira ngo birangire akakubwira ati ndumva ntakigukunda cyangwa kujya kubona ahagaritse kukuvugisha uzamwegere umubaza uti ese kosa naba narakoze nakubwira ko nta kosa ufite uzamureke yigendere ariko kandi nakubwira ko ufite ikosa uzakoresha uko ushoboye kose umusabe imbabazi mugerageze urebe ko mwakwiyunga nakwangira uzamwihorere nabwo agende uzamureka agende rimwe na rimwe tuba dukeneye kurekura abantu bakagenda nta kintu kamara witekereza ngo utakaje uriya muntu mbere gutekereza ko umutakaje nawe yakagombye gutekereza yuko agutakaje so niba yemeye kugutakaza rero nawe murekure yigendere igihe cyose uzi ko uri umwere igihe cyose uzi yuko nta kutagize wakoze uko ushoboye